muraho neza. Reka nizere ko mukomeje kugubwa neza aho muri hose kandi ko mukomeje kunogerwa n'izi nkuru z'uruhererekane dukomeje kubagezaho. Uyu munsi nishimiye kubagezaho inkuru nshya y'uruhererekane yitwa Umutoni Yampinduriye Amateka. Ni inkuru kandi yanditswe na Jamie As, hanyuma nje mubana ndi Benita Giranezuela. Dutangiye hari utubarira inkuru mu gahinda kenshi agira ati: ubu buzima sibwo nahoze mbayeho, gusa hari impamvu nyinshi zigera ku bihumbi zigiye gutuma ntapfa ahubwo nkakomeza kubaho. Sindi bwiyahure, ngomba kubaho uko byagenda kose kuko hari byinshi ntararangiza gukora. Ngomba kuva hano iwawa ngahindura aya mateka. Dore uko byatangiye kugira ngo mbe ndi hano. Niga muri primaire nari umuhanga cyane kugeza ubwo narangije amashuri abanza ndi uwa mbere mu kigo cyose. Natsindiye ku manota meza cyane, banyohereza mu kigo cy'abafreri. Nakomeje kwiga neza, nkomeza no kuba uwa mbere muri icyo kigo. Mbese icyiciro rusange cyose narinze nkirangiza banyita intama. Nahoraga ntuje cyane, inshuti yanjye nagiraga yari ibitabo n'amakaye gusa. Naje gutsindira gukomeza mu wa kane wayisumbuye, banyohereza mu kigo noneho kigagamo abahungu n'abakobwa. Nkigerayo nakomeje kwiga neza, mpita mba uwa mbere nk'ibisanzwe. Gusa nanone mu gihembwe cya kabiri ntabwo ari uko byakomeje. Dore uko byatangiye kumpindukiraho. Umunsi umwe turi mu ishuri, mu kigo cyacu haje umunyeshuri mushya. Simbabeshye, yari umukobwa mwiza cyane pe. Ndabyibuka uwo munsi twari turimo kwiga imibare. Nakundaga kujya ku kibaho gusubiza kuko buri mwarimu wese yabaga anyizeye mu gusubiza neza. Uwo munsi nabwo nari ndi ku kibaho ndi gusubiza. Umusore witwa Yves twicaranaga, uwo munsi we yari yasibye ishuri. Birumvikana prefazana uwo munyeshuri mushya yasanze intebe yanjye nta muntu n'umwe wari uyicayeho. Niko kubwira uwo mukobwa ko yakwicaraho ku ntebe yanjye na Yves. Prefa amaze gusohoka, mwarimu yansabye kuba ndetse gusubiza gato ngo duhe umwanya uwo mukobwa yivuge. Twamuhaye umwanya maze atangira twibwira. Uwo mukobwa: mwiriwe, my name is Umutoni. I live at Kabeza. I was studied at Lycée de Kigali. Thanks. Kubera ko nawe nta handi yabonaga umwanya atari ku ntebe yanjye, birumvikana ko yumviye ibyo prefe yari amaze kumubwira. Yahise ajya kuhicara. Nanjye nakoze ikibazo vuba mpita njya kwicara. Simbabeshye, nicaye ntitira kuko nibwo nari nicaranye n'umukobwa kuva natangira ishuri. Ako kanya nishizemo akanyabugabo, mpita mbwira uwo mukobwa nti: murakaza neza. Ubwo twakomeje kwiga nk'ibisanzwe. Twarangije kwiga imibare, amasaha baduhagamo iminota mike y'akaruhuka barageze. Sinajyaga nkunda gusohoka, nakundaga kwigumira mu ishuri nicayemo. N'uwo munsi niko byagenze, nagumye niyicariye mu ishuri. Nawe nk'umuntu wari utaragira umuntu n'umwe amenyana nawe, yagumye yiyicariye aho. Hashize akanya kanini ntawe uvugisha undi, ariko nanone ndongera ndiyumanganya ndamubaza nti: njyewe ese muto kutagiye muri break? Aho kunsubiza yahise yisekera. Simbabeshya, kimara guseka numvise mbaye undi muntu. Mutoni: Serije, none se urabona nagiye ko nta muntu nzi hano? Wowe se kutagiyeyo? Njyewe: ntabwo mbikunda tu. Ninde se wakubwiye amazina yanjye kandi uvuga ko nta muntu n'umuzi? Mutoni: igihe nyine naje kwicara aha narebye ku ikaye yawe, hanyuma mpita mbona amazina yawe. Wowe wari ukiri ku kibaho. Njyewe: ubanza uri umuhanga? Mutoni: ibyo se hari aho bihurira n'ubwenge cyangwa ubuhanga? None se seri, wantembereje ikigo nk'umuntu umaze kumenyera. Kuri njye numvise ari amahirwe ngize yo kugendana n'uwo mukobwa mwiza utagira uko asa. Njyewe: ntacyo, tugende. Twese duhaguruka turagenda. Tugeze hanze, feri ya mbere namweretse kuri kantine, mugurira icyayi turanywa, ari nako tuganira. Ntitwahatinze kuko twabaraga n'iminota yo gusubira ku ishuri. Mu kanya gato twarasohotse.
dusohotse Mutoni. Ariko seri umva nkubwiza ukuri sinkubeshye. Atararangiza kumbwira nagiye kumva numva ijwi nyuma yacu rigira riti Mutoni waje gusura Serije se? None se musanzwe muziranye? Mu mutima nahise nibaza ntubuyo ninde kweruje kumvangira. Mpindukiye mbona ni umusore wandaraga iruhande, mpita numva Mutoni aramusubije ati uranzi se? Uwo musore witwa Peter nawe yaramusubije ati Peter ndakuzi cyane ntabwo unyibuka se? Mutoni aha ndabona njye ari ubwa mbere nkubonye. Njyewe Peter none se Mutoni umuzi he? Peter seri uyu ni umuturanyi wanjye, karibu ahubwo muto. Tukiri muri ibyo ariko bahise basona tujya mu ishuri dore ko twari dufite fizike n'imibare. Gusa ntababeshye ayo masaha abiri ya nyuma y'akaruhuko nabonye yihuse cyane, numvaga nakomeza kwicaranira na Mutoni. Baje gusona dusohoka tujya muri refe. Mu gusohoka twarasohokanye kuko wabonaga yanyisanzuyeho, ariko njyewe numvaga mfite isoni natinye cyane. Tugenda mu nzira yerekeza refe ntawavugishaga undi kubera isoni nari mfite. Tukigera refe nahise njya kumwereka gestionnaire kugira ngo amuhe ameza yo kuriraho, naho njyewe nkomeza kuyanjye nariragaho njya gufata amafunguro yanjye ya saa sita. Ngeze kuri table yanjye bankomeye amashyi bambwira bati bravo bravo, batangira kunkora mu ntoki, njyewe birancanga rwose. Bakomeje kuvuga byinshi bagira bati umunsi umwise ufatisha umwana, Serije uzi ko yerera twihishemo wana. Uko babivugaga numvaga ndi kwitera amajegi, nireka nzahubwo. Ubwo twakomeje guporeza ari nibyo bibereyemo. Gusa njyewe ibitekerezo byanjye byari biri kure cyane, ndi gutekereza n'icyama Imana ikamuriya mwana. Namaze kuva muri refe mpita njya kureba Iberi kuko niwe twese twemeraga mu gufatisha abana. Uyu Iberi yari inshuti yanjye bisanzwe, ariko buri gihe wasangaga arimo kunserereza kenshi ngo mba ntakora akajeste, ngo mba nigize gakayi. Birumvikana nari ngiye kumubaza uko nanjye nafatisha Mutoni. Njyewe Ibe ko tuburanyera? Iberi aha Serije noneho kumvugishije n'ubuhoro, ariko nabonye bagusuye. Njyewe ha wapi wana? Iberi nta kintu bagusigiye se ko numva? Njyewe wapi uriya numuri class waje? Ahubwo nararangiza kuvuga Iberi yahise agira ati Iberi muraziranye ariko? Njyewe wapi sha, nuko nyine bamuzanye muri class yacu agahita aza tukicarana. Iberi none se ko nabonye mwiriwanye sha? Njyewe wapi pe, ariko ni ibisanzwe tu, nuko narindi kumwereka mu kigo gusa. Mu gihe nyivuga ibyo ariko nagiye kumva numva Peter agize ati nakubonye sha, ahubwo uraruzimpa neza. Njyewe umva mwana urabizi ko ari ubwa mbere, byancanze pe, ndi kumva uriya mwana namupofotse fo, namupofotse byahatari kandi njye nta masomo ngira, ubu mperehe wana? Iberi aha Serije sha urumva waguyemo neza se? Njyewe none se mwana ubu ndahera he kuko nimungira inama? Iberi ha tuza gato ndaza kubyiga, wowe ndaza kuguha map neza tu. Sonzi se ako kanya nahise nigira mu ishuri kuba nicayeyo kuko numvaga ibitekerezo byambanye byinshi. Hashize akanya nagiye kubona mbona Mutoni araje, simbabeshye naramubonye numva ngize akantu k'ubwoba ukuntu, numva mbuze amahoro muri njye. Nakwibuka iby'inshuti zanjye zambwiye nkumva akanyamuneza ni kose. Nyiri muri ibyo Mutoni yahise ambwira ati Mutoni ariko ukunda kwiga pe? Njyewe wapi nuko narenje kwicarira hano tu. Mutoni kubera icyo utari kumwe n'abacuti bawe ugahitamo kuza hano? Njyewe urebye nyine urebye mbese nari ngutegereje ngo tube tuganira. Njye nitwa Ishimwe Serije, mu rugo ni Kanombe. Mutoni nanjye nitwa Isaro Mutoni Fiona, mu rugo ni Kabeza Remera. Njyewe ko wahinduye ikigo se kandi wigaga ahantu heza? Atarasubiza bahise basona ngo amasomo ya nyuma ya saa sita atangire. Abandi twigana nabo batangiye kwinjira. Ako kanya Mutoni yahise anyongorera mu kajwi gatuje agira ati
Serije ndaza kukubwira nyuma, gusa ni birebire pe. Nanjye nahise mwikiriza ni nta kibazo. Ni igice cya mbere cy'inkuru yiswe Umutoni Yampinduriye Amateka. Ntimuzacikwe n'igice cya kabiri cy'iyi nkuru. Mwakoze kubana natwe, Imana ibarinde.